Aya ni amabati meza cyane ya King Lion. Mutugana abantu bashaka kubaka amashuri, amazu bisanzwe, amabati rwose hano ni ku giciro nk'icy'umunege kandi ibati ryiza cyane. Ibati ryiza cyane ryujuje ubuziranenge, ibati ridacuya, nta handi warisanga usibye muri King Lion Rwanda Investment. Ni mugane murindi official TV1 murakuraho amakuru arambuye. 07858334 hamwe na King Lion Rwanda Investment Limited. Karibu sana. Umuntu utazi uburyo bakora amabati ni uku nguku rwose, ntabwo ari ibintu bihambaye, ahubwo igihambaye ni uburyo karite y'ibati ni bwoko ki. Beige 30 iba ifite epeseri ya 0.25, igihe beige 28 iba ifite epeseri ya 0.32, kandi ibati nyabati rizima riba ryanditsemo, ntagire abababeshya. Ni mugane King Lion, tubafite imashini nziza cyane zihutisha production, tubafite inzobere mu kazi. Aka kazi rwose twakagize umwuga. Ushaka kumenya aho King Lion iri, ni muri faze ya kabiri. Nimuhamagare iyi nimero mubona hano rwose, ubundi mutugane tubaha amabati meza cyane. Kandi tubafite n'imodoka zibatwaza. Nimuze rwose muzanye amafaranga ubundi mutware amabati mu buryo bworoshye. Icyo bisaba ni ukugera ku ruganda King Lion gusa ukicyurira amabati. Murabibona rwose. Mu gihe mu cyumba kano kananga rwose, reka mbareke mwumva. Iryo honi wari mpaye, urumva ryo rivuga neza. Okay, hamwe na King Lion rwose tubafite na moto, tubafite rfani, kandi abasore n'inkumi rwose mushaka gutangira akazi, hamwe na King Lion mwaza twakopa moto ifata buguzi ni 1500 yonyine, tukabaha ibyangombwa byose. Tubafite amabati y'amategura, ariko uyu munsi twaberetse amabati ya Toporta. Mureba ikora amabati ya Ondire, ayangaya mureba hano amabati amabara yose turafite. Ari mbabwiye ducuruza, ariko sinaje kuvuga kuri moto, naje kuvuga ku mabati. Aze kuri Murindi official TV1 tubaha amabati meza cyane. Yari Murindi official TV1, ciao.